mumeze mute ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse, none tugarutse muri ya mining ya Interlink. Muranyihanganira amaze iminsi ntabaha video bitewe n'uburyo n'ibibazo byo kwihugiraho nyine mu buzima busanzwe, hari ibintu narimo ndakemura yego, ariko noneho ubu nagarutse yego, mbabwira ko iyi mining ya Interlink igikomeje za ntego zayo. Mbabwira ko iyi mining kuva yatangira mu kwa gatatu k'umwaka ushize nta kintu na kimwe bari bavuga ngo be kugishyira mu bikorwa, byose ku murongo, usibye kuba kimwe cyatindaho gatoya bitewe n'impamvu zimwe. Listing yari iteganyijwe mu kwa 12 ariko baza kwimura kugira ngo bakore blockchain yabo yego. Ubwo rero abantu muyikora muyishyiremo imbaraga nyinshi cyane, noneho utarayitangira. Buri video ngiye kuzajya nkora muri iyi minsi ku musozo wayo nzambashyiraho uburyo wafunguramo account. Ni ibintu biba byoroshye. Mwebwe mutarajya muri Security Sacco munyandikire kuri WhatsApp kuri nimero mba nashyize muri description, nzajya mpita ngira ute mbafasha kujya muri Security Sacco. Wowe rero ushaka gufungura account, aka video gato ngiye kunyuzaho nikarangira urahita ureba uburyo bafunguramo account nawe utangira mining yego. Mbabwira ko iyo umaze gufungura account utangira ukamininga neza yego. Washoje gufungura account winjire no kuri file code yanjye, ugiye unyandikira kuri WhatsApp nzajya nsiga muri description kugira ngo ngufashe gufungura ETRX wallet, ariyo amacoin azaza ejo bundi tukaba twabasha kuyagurisha. None ikinzanye hano uyu munsi sasa ni update hari nuko bantu bari bamaze iminsi bata mining coin zabo zikagenda, ubu noneho ufite ubushobozi bwo kuba zagaruka. Ikintu cya mbere ubikore sasa rero urajya muri Play Store, sorry gato, muri Play Store wandikamo Interlink, nurangiza uraza ukore update yonyine, ni update uri bukore. Tegereze gatoya ibanze updating. Nimara gusoza updatinga uhita uyifungure. Nizo abantu natwariye coin, ubu noneho iyo uje ukamayininga neza ku mutuzo coin zawe urongera ukazisubizwa. Ariko nkubwire ko iyo uje kumayininga ukamara igihe ukongera ukamara igihe ukigendera, direct barongera bakazitwara. Ni amahirwe basubirijeho abantu bari ubura telefone. Abantu bararekaramye ngo hari igihe umuntu abura telefone bigatuma ko yiriza zigenda, bararekarama. Interlink iza kubyumva ikoresha amatora basanga ko bikwiriye kuba byakorwa, rero babishyiraho gutyo. Nimara kwiya updating uhita ukanda open, utegereze ifunguke gatoya yego. Rero abantu mufite amatelefone, hari amatelefone ikoramo gakeya nka za Airtel Imagine kuko ikoramo gake ariko nayo irakora. Ukimara gusoza gutya uraza kubona hahindutse nyine. Ngiye kora ko mbere n'umuntu na updatinze nta kibazo, n'aba updatinze none urabona ko nta cyahindutse. Rero tuza ukande hano, reba hano hantu byanditse 0 ETH. Iyo wowe wamaze iminsi mining coin zawe bakazitwara bahita bakwemera coin wemere kuba wagarura yego. Murabibona mwese hano, ahangaha niho ibizingiye nyine recoverable ETH ishobora kuba wagarura nyine muri za zindi wabuze yego. Nurangiza uze uhakande, barahita bakuzanira gutya, barahita bakuzanira uburyo coin zawe zizajya zigaruka bitewe nuko mining. Hano mining inshuro imwe bazahita bakubwira izo bari bugusubize, mining ya kabiri bakubwira izo bagusubiza, mining ya gatatu gutyo kugira ngo ba bantu bari baratakaje coin zabo zibe zagaruka, kandi nabwo kuba zigarutse ni amahirwe babahaye. Niwongera ukarekera ku mining bazongera bazitware. Rero abantu ayo ni amahirwe ya kabiri mubonye, mugerageze muyafatirane ubundi ibintu bigende neza, mube mwakomeza gukora mining nziza cyane, mining ifite icyerekezo, mining ubona ko igihe runaka tuzatubona tubone amafaranga araje.
Ikindi kintu rero gihari kano kanya, abantu bashaka kuba abambasaderi, ngufasha kuba ambasada wa Interlink, nkaguha training, ngufasha gukora training Interlink itanga, nkagufasha noneho nyuma nawe ukaba umwambasaderi ukajya ukora task z'abambasaderi. Ikintu kiba gisabwa iba ari Telegram na Twitter. Ibyo ngibyo iyo ubifite nta kibazo, biba byoroshye, uraza nkakukora registration, ubundi ukazakora training igihe cyawe kigeze, ubundi warangiza ukazajya ubona inyungu w'abambasaderi. Yego, hari ubundi umwambasaderi hari ibintu agenda agenerwa, hari ACS ijya kumera nka HCS. Yego, reka nze mpereke nk'iyanjye ni urugero. Kaze mbereke njyewe ACS maze kugira. Rero namwe dore ngiyi ACS maze kugira, nko murayibona hano 12.71 mu Rwanda niho mba. Murimo murabibona ko ari ibintu byoroshye, nawe waza nkabushyiramo n'ubundi nawe ukazajya ubona izi nyungu zose. Rero mugerageze muze mubishyiremo imbaraga, namwe mwe mwatangira kugiramo inyungu. Ikindi kandi mu cyumweru gitaha baratangira kuba batumira abantu bashaka kuba abacurator. Abacurator ni abantu, niba abantu muzi payi, hari abantu bagiraga bitaga abavalidator, n'ubu ndakeka bakibagira. Noneho abacurator bo muri Interlink bagiye kumera nk'abavalidator. Ego, bafasha Interlink kuverifya abantu bamwe na bamwe. Ego, ubwo rero abantu muri seriye mujye munyandikire kuri nimero mba nashyize aho ngaho muri description, yaba abashaka security sako, abashaka kuba abambasaderi. Yego, abamaze gufungura account nshyashya kugira ngo bafashe gukora ITRX wallet. Yego, ugifungura account ukoresha referral code yanjye verify ubundi ugihita uzampite ngufasha ibintu byose. Yego, rero mureke twitega ibintu byinshi mining, kandi mujye no kuri Twitter, kuri Twitter muri amakuru yaho, mumfollowingeho kuri Twitter kugira ngo mba update zose neza. Ego, no kuri WhatsApp muzajye mumbonaho cyane, zamubona nyiza ibintu bya Interlink. Dore ngiyi account yanjye yo kuri X. Ubwo rero mugerageze mushyiremo imbaraga, ubundi turebe ibyo ari byo. Ahubwo niba iyi video igufashije, ujye ukomeza unkurikirane. Ubu ngubu ngiye gushyira aka video ku buryo wafungura account. Yego, abantu mushaka gufungura account mureba aka video kabafasha kuyifungura, kugira ngo ntamwe amahirwe yo kubacika. Ntarirarenga, haracyari coin nyinshi zitaramayiningwa. Urahita uze ushaka application ya Play Store, nurangiza uyifungure ujye aho usacingira ama application nk'ibisanzwe. Yego, ukimara kuhafungura uhita ugenda wandikemo Interlink. Dore ngiyi application urayisanga muri ako kamenyetso, iriya niyo application uri budownloading. Iyi ngiyi kinamaze kuyidownloadinga, ngenda hita nkanda kuri open hano. Yego, urabanza uyinstalling utegereze ijye muri telefone yawe, ni ibintu byoroshye. Noneho ngira urabona ko yamaze kujya muri telefone yanjye, reka nze nyinstalling. Ni ibintu byoroshye cyane. Dore ngiyi application aho yamaze kugera muri telefone yanjye, nindangiza mpite nyifungura. Wowe niba ari ubwa mbere ugiye kuyifungura, irahita yaka gutya. Yego, ikimara gufunguka gutya urahita uza kuri kano kantu ugatambitse k'agafureshe, ubundi uhita ujya ahantu bahita bakwereka handitse ngo sign up. Niba ari ubwa mbere, niba ugiye gufunguramo account ukanda hano handitse ngo sign up. Noneho hano ID ni umubare ukuranga uri hagati y'imibare 4 na 12. Icyiza buriya ujye wishyiramo nimero zawe kugira ngo nyine utazawibagirwa, buriya urakoreshwa ahantu henshi. Yego, nurangiza uhite ukanda next, uhite ushyiramo noneho passcode n'imibare 6 y'ibanga. Ijye kumera nka pin ariko yo y'imibare 6. Imibare 6 y'ibanga nyine. Nurangiza uyishyiremo, uhite ukanda continue, uhite wongera uyisubizemo.
kariya kantu kanditseho success iyo katavivuye uhita ukandamo bakakavivura, ubundi ugahita ukanda continue with ID registration. Hano hakurikiyeho noneho uhita ukanda sign up with Gmail. Urumva? Sign up with Gmail. Ego, kugira ngo account yawe bahite bakujyana kuri email yawe nyine. Email yawe warangiza ugahita uyikanda, ujye ushyiramo email yawe uzi ko utazibagirwa ibintu byayo na bimwe. Yego, kugira ngo nk'igihe telefone yawe bayibye account yawe wayijyana mu yindi telefone byoroshye, kuko email bikenewe cyane kugira ngo ibe yakora mu yindi telefone. Login success nyine sign up success. Nuyiza uhita wongera noneho ugiye gukora login, uhita ushyiramo ya ID yawe, tukanda login, tushyiramo ya passcode yawe, tuyandikamo, tukanda continue login with Gmail ya email yawe, genda uhita uyihitamo muri telefone nk'ibisanzwe, tukanda hano handitse ngo nako tukanda hano ya email ho n'ubundi ya email yawe ushaka ko winjiza muri Interlink. Nurangiza urabona ko account twamaze kuyigeramo sasa. Ukimara kuyigeramo dore ikintu uhita ukurikizaho, uhita uzaye sasa, uhita uza kuri kano kantu ko hejuru kameze nk'umuntu ukara hejuru mu nguni, ugahita ugakandaho, ugahita uza hano handitse referral. Muri kuhabona handitse referral hano ngiye kubereka. Ukimara kuhakanda bazahita bakuzana ahantu hameze gutya. Ukimara kuhagera uhita uzawizira hano handitse ngo human hash. Human hash muri kuhabona human hash. Ukihagera ahantu munsi bazandika ngo enter referral code. Hano enter referral code, hano urahashyira ino referral code yanjye hano kuri screen. Yego, iyi ngiyi wamaze kuyishyiramo wana verify isura, bakongerera coin. Niba miningaga 20 bahita bagwa 30, bakongeraho nyine kimwe cya kabiri kizo miningaga. Noneho iyo ukimara kuyishyiramo referral code uhita ukanda hano submit, ukahakanda. Iyo umaze kuyisoza ndahita nkwerekana uhita ukanda, bagahita bagwa coin 1000. Yego, uhita ukora noneho uhita uzukikandira hano maybe later. Uhita wakanda, ubundi iyo umaze gushyira muri referral code yanjye uhita ujyamo hano hasi, uhita ukanda hano handitse mine ATRJ, uhita bagwa coin 1000 ugishyira muri referral code yanjye, wakanze submit kurana bikweretse. Yego, urabona ko zamaze kukugeraho. Referral code yanjye mbibutse ko iri kuri screen. Yego, uhita usubira inyuma, uhita uza hano handitse ngo verify, I'm not verified yet. Hano hantu niho hantu hambere y'ingenzi muri Interlink budiye. Hano hantu iyo uhaverifiye baguha coin nyinshi, bakabona kuri n'umuntu wa nyawe, kugira ngo bigende bite, kugira ngo uzana byanakwemera ko wanagurisha coin. Iyi ni nka KYC yo mu yandi mining niba muzi bya KYC. Yego, iyi ngiyi utayikoze neza biba ari ibibazo. Ubundi ugahita uyinjiramo, tukanda hari ukabivuramo, ugahita ukanda next. Amabibona inzira bicamo, tukanda next, ubundi bahita bakuzana hano ushyiramo iki isura yawe ku mpande zose kugira ngo baze kukubona nyine. Hari uzishyiramo zose, mbibutse ko ugomba kuzishyiramo. Ubundi urabona ko hano coin 1000 zamaze kuhagera. Coin 1000 zamaze kuhagera, murimo murazibona. None hano bakanda bamayininga, reka nzima kwereke. Murimo murabona ko account yanjye yamaze kuyigeramo mine ATRJ. Urabona ko buri masaha n'umuntu agomba kumininga coin 1000. Mubyibuke ko umuntu amayininga coin 1000 aciye hano gatoya. Hano murimo murahabona hano handitse mine ATRJ hano nkozeho. Noneho hano ku ruhande ni security sako. Umuntu ube yafunguye account ya verify isura ashyize muri referral code yanjye, aze kuza mushyire muri security sako kugira ngo nawe ujye mininga zindi coin mu gitondo nyinshi. Yego, rero iyi mining muyishyiremo imbaraga, nayibagira inama yo kuyijyamo. Yego, buriya iyi ngiyi nayo iyi ni nka version nshyashya ya Pi, umuntu utarayijyamo arimo arihombera. Okay, none akantu ko kuverify isura nabwiye ko ukanda hejuru mu nguni, ugahita uzana hano handitse ngo I'm not verified yet, ugahita ukanda hano kuri yes kushaka kuverifya, ugahita
ugira ukomeza ugahita ushyiramo isura, ureba gutya ukareba ruguru ukareba hose, ubundi ugategereza gatoya, wamara kugeramo ibyuma byamaze gusikana ugategereza bakavivura ugahita ukomeza. Iyo byanze urongera ukagerageza ukajyana n'urumuri rwiza bigera bigakunda.